Tujitekereza ku rukundo rw'Imana yaturemye, ishusho yayo kuruta ibindi biremwa. Yabonye ibiremwa byose ukuntu ari byiza, titure mu shusho yacu abiyobore. Wikitesha agaciro kuko hari ibanga hagati yacu n'Imana yaturemye. Tujye utekereza ko Imana ari urukundo, kandi kudakunda atazi Imana na gato. Tekereza aho yagukuye kera kose, bituma ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Tujye utekereza ko Imana ari urukundo, kandi kudakunda atazi Imana na gato. Tekereza aho yagukuye kera kose, bituma ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yigaragambije kumana, niyo byitayeho ko yanga icyaha ikadukunda. Urukundo rwa Yesu atubera incungu, none turi ibisonga kubw'amaraso yakiza. Wikitesha agaciro kuko hari ibanga hagati yacu n'Imana yaturemye. Tujye utekereza ko Imana ari urukundo, kandi kudakunda atazi Imana na gato. Tekereza aho yagukuye kera kose, bituma ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Tujye utekereza ko Imana ari urukundo, kandi kudakunda atazi Imana na gato. Tekereza aho yagukuye kera kose, bituma ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo rwa Yesu rwageze kuri twebwe, rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa.